Sweruka Uranyica nabyemeye bantuvuga ngo Biska Barca bantuvuga ngo Biska Barca uranyica Biska Barca nuka uranyica bya bindi wivugishaga ngo nsanemeye ibitego bine anokwica nacyo mbabarira poste mbabarira byo kuvuga ne mugifite akuka byo kuvuga basi nemeye bahita ngwishiye banze bivuge bahita Barca Biska mbabarira aranyica none mbabarira manitsa amaboko nemeye yuko isi yobowe n'abantu bakomeye iyo umuntu yagutanze ikintu akagifata akakikurusha kukimukuraho biba bigoye Real Madrid umwami Real Madrid ronwa Real Madrid ya Benzema makipe matoya bayahana hera kuri Man City barakubita barandagaza fata ikipe yitwa Paris Saint-Germain n'amafaranga y'ifumba barazinga ntibanaguza abakinnyi barakubita barahana barandagaza fata Chelsea nibazo by'umuherwe barakubita barahana barandagaza Bernabeu bayigize isakaburiro Bernabeu bayigize ibagiro nta muntu n'umwava imitima bayishengurira hano barahana barakubita bakica bakabamba n'ubwoko bw'abantu b'abagabo ariko banifite akantu k'ubugome Real Madrid ikora ibintu bitabaho Real Madrid yandika igitego cya gatatu isi y'umupira w'amaguru yongera kubaha no kwemera ko ikipe iruta izindi Burayi ni Real Madrid umukinnyi wese barondora kugeza kuri aka kanya ni Karim Mustafa Benzema Bernabeu Man City kimwe Madrid bitatu nta kindi twavuga amagambo ashizivuga ibintu byose birarangiye niba ari n'uburozi yarigira twese waduhuza n'uwo murozi akaturogera uriya ni umujura ashaka kukwiba nta kintu yagufasha ndeba njye ni Barcelone reba imbaraga mfite kanigire muri Kigali Universe kwirebera match none se natwe no tugiye kudusiga ariko se ngere ko basakira telefone yanjye akira telefone uramuha iki ubu cyo gutanga waguhinjugu bwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi bwa mbere ikipe y'Afurika muri kimwe cya kabiri Maroc Ruvuyanga amanuka ava kuri ya computer dupfukame twubahe Maroc pfukama jya hasi pfukama twubahe Maroc igwe Maroc igwe tureme kabisa Maroc muri demi-finale Africa demi-finale Cristiano Ronaldo arira na Portugal basezererwa Maroc muri demi-finale Africa bwa mbere muri demi-finale amateka yandikwa inkuta zo muri FIFA zandikwa amateka bafungura ibitabo by'ubucurabwenge bafungura amakonfure foro bandika izina Maroc muri demi-finale Africa Maroc mama Africa muri demi-finale igwe Maroc igwe Legraoui igwe Bonu igwe Enesri igwe Maroc amahoro ku mugabane Africa ndetse n'ubwami bwa Maroc olala Africa mbega kuva n'abanyabwishongo w'Inyagatare noneho ndi yifi 2023
bantu ba Nyagatare mwarashutswe ngo ifi irabiha mubyihorere masama mubiretse umuntu murahura umuntu no kukugura ga speciale no kukugura ka TV kikaba ikibazo akaba yarakurenze akaba yabyimbye yagira amahirwe yakora utumiliyoni 4 twari kripto akabaguzamo akabenzi kugira ngo umwana azamwifotorezaho avuga ati namukunda akamushiha akamubwira ati genda wacana we kugenda iby'imitima mibi n'imiliyoni nka 4 twonyine turakongoza ubone umuntu arahembwa za miliyoni z'amapaundi arifotozanya n'abantu aragera neza urazana ibintu byawe by'ibintu ntabwo ibintu bizakunda agenda bivuze rwose ariko wese kandi ariko abantu ntabwo bamenye bavuye abantu barisaza kazavuga ati ariko kubera icyano turyamye nabi Imana ngiraguha ni mu gihe kandi bararyamye kumusanga Imana iraguha ni mugura umuntu wakuze iwanyu nta n'urugiro haba wirirwa gutuka umuzamu wawe ngo yatinze gufungura urinde se ashyize baro hasi Miss Naomi urumva umerewe gutse muri akanya muri studio za Radio Rwanda neza pe uretse kuba warabaye Miss Rwanda 2020 Miss nishimwe Naomi izindi mpano yumvamo afite nizi izindi mpano yumvamo bon nagiye muri Miss ariko mfite ibindi nkora ku ruhande ndi umu entrepreneur mfite store yanjye y'imyenda izindi mpano yumvamo nizi ubwo ra nyumvamo impano zo gukora siporo ariko izo sinzi aho zizava ariko nziyumva iyi siporo nko gukina umupira wigeze utera hose wapi nanarimwe ariko byiyumvamo ko munimvamo ibintu na siporo zo koga kandi inyamazi sinzi wanze ibintu ngomba kufulfillinga mbere yo kurangiza 2024 koga byurabizi aha wapi mbona washobora no kuririmba oya ngaho izo ntago nziyumvamo izo mpano Miss Naomi ubu muri aka kanya uri yumva gute nyuma yuko Michael Tesfaye akwambitse impeta ya fiançailles mu byukuri nembe bwabo ntago ashobora kubyemera kuno ngubu ntarabyumva ngubu sindabyumva ni ibintu bikubaho hari ukuntu murabatekereza cyane akavuga cya kintu kimbaho sinzigira nyibagirwa no ntabwo nabyibagirwa ariko feeling ugira sinzi uko nayisobanura niyo bajije abantu benshi bagiye bapopoza hari n'igihe utumva amagambo yakubwiye ngiye n'uyu munsi yo mbaza amagambo yambwiye na kimwe numvaga ariko cyeza avuze ngo yemeye mini cyo kintu cyo numvishije so ni ibintu n'ubungubu sindabimenyera none se wari ubyiteguye se cyane ari mbyiteguye ko bigomba kuba gute bitabaho bigomba ko ari mbyiteguye kandi magambo utayumvaga se hari ukuntu ubwoba ukwiri ntago wabyumva pe itera ubwoba nanjye ntago wabyumva pe kandi nabikekaga ariko binabaye ntago nabyumvaga warabikeka ko uwo munsi birubuze kuba apana uwo munsi nabikeka ko bishobora kuba wenda kuri Christmas Christmas irarenga ko yahuye na papa wanjye bwa mbere baravugana so nyira bikekaga ni gute ushobora guhura n'umubyeyi wanjye ukamuganiriza bone usobanura gute Michael Tesfaye musobanura gute like ushatse kuvuga gute nk'uko kuri wowe wasobanuye iki ni sinzi ko nababwira mama wanjye n'ukunda kwita ngo ndi mu rukundo nawe ariko Michael Tesfaye ko namusobanura n'umuhungu ufite discipline n'umuhungu wicisha make so humble n'umuhungu tameze nk'abandi bose ubwo ni mu maso yanjye ubwo ndabaza abanyarwanda n'umuhungu ukunda Imana n'umuhungu nkunda nanjye nkunda cyane so ni byinshi navuga ariko nibyo ngibyo ni byinshi wavuga noneho nyuma yuko kwambitse impeta ya fiançailles izindi gahunda ziteye gute mebo so hari ibintu nashobora kuvugira aha ngaha kubera impamvu yego by'ingenzi ariko biteye neza bimeze neza turi kwitegura gukora mariage ryari muri December mu kwezi kwa 12 ubukwe buzabera hehe oya ibyo uzabimenya vuba yego ndiribuze kubigarukaho ubundi nishimwe Naomi uri umwana wa kangahe ndi umwana wa gatatu iwacu umwana wa gatatu kamara papa
noneho Naomi ugitekereza kuba waba handi hatari mu Rwanda nyuma yo kugushinga urugo ni ibintu muvugana mbere bishobotse bibaye obviously I'm gonna live here ariko hageze n'ikintu kiba wenda akabona akazi hanze I can still go ariko nyine mu Rwanda ni iwacu mu Rwanda ni mu rugo mu rugo kabisa